in case you don't know ariko izo nkuru nazo mwakora. I'm talking to you. Wowe uzi amakosa wankoreye wowe. Abafana be kambe bashyize ku ruhande. Wowe, I'm talking to you. Amakosa wankoreye wowe urayazi mu mutima wawe. So nibitari biriya uzabibona nukomeza kwinangira umutima. Umugore wawe, abana bawe. Unfortunately akavamo umwana akakubwira ngo iyo nda wayikuyemo ntago abashaka ko ayo mateka azahora agaruka ku izina rye bagira ngo birangire. Ibi ni ibintu bibaho guswapisha. Abanyarwanda barabizi turi kubwira hari ivuga ngo guswapisha umukobwa ahamagara mugenzi we none se wandangiye ndajya guswapishiza hese ngiremera senge Nyamirambo senge Gisozi se akamurangira ahantu baswapisha byihuse. Guswapisha no gukuramo inda bivuze ngo nimba umuntu umwana aryamanye akagizwa bwa ngo iyo nda wayivuyanyemo ntagashaka kuzajya urugaruka mu mateka ye kurira ngo giye byagenze gutyo ahubwo twabonye ari abagabo bakomeye ari abagore bakomeye. Twebwe rero dufite icyo kibazo muri showbiz abantu bagira ngo depression yari kandi irahari. Uko ushaka kuvuga ko afite depression y'igikatsi y'igikatsi kanseke ese ubwo ntago wumva ko kuba umuntu yagutera inda akakubwira wayivanyemo akakwihorera kuko ntago agukunda. Kuba umuntu umwe aryama ntago abantu baryamana n'abandi baba bakundana tap and go zirakora. Kandi njya mbona benshi bati ntago ari ihame ko iyo niba umuntu yaguteye inda wamuganira yabyivugiye mu bana. Kuko ntago mukundana. Umusore abana n'umukobwa ari proud ye akunda. Yego. Kuko bakubwira ko urugo ngo ari gereza yo mu isi. Ibaze gereza kwifungiranwamo n'umuntu udakunda ntago bishoboka. Niyo mpamvu nyine ari kwitegura ubukwe n'undi mukobwa mwiza yahisemo. Rero urumva ububwa urumva imyaka 14 irashize ntago wumva ko umubyeyi nawe afite agenda gakabije. Ariko kwivura akoresha uburyo bwa therapy yo kuvuga kuri social media nabwo n'ubundi buryo abahanga mu n'imitekerereze bakoresha bakubwira ngo niba udafite umuntu ugenda utekereze umuganize urire aguhoze umuryame ku biro mu gituza arire agenda agashira mu umutega amatwi araza akabivugira hano kuri kamera agakira bikarangira. Yakatatse rikiriki kuzagiza mwihoreye nawe akamwihora bikarangira tugashyingura dosiye buri mu nkiko twe dushyingura amadosiye twe tumereye imanza mu nkiko. Hari igihe dushyingura dosiye hari igihe abantu burana babura tugashyingura urubanza hari abantu bacika ubutabera namureke nareke yago ko yagurumva nakubwiye icyo rikirika akorana na yago nahuriye rero ni kubera iki wumva mwita sebuja kuvuga ndi kuvuga ngo ubona biterwa n'iki noneho ko uyu munsi wa mugani Oda Paccy yanavuze ko atigeze avuga yago. Ubona biterwa n'iki ko yago yaje kumusubiza ati Paccy cira birarura ati kuri yago cira birarura ati ati uburezi bien bikineye iki Paccy ati ngiye sindi umurezi bien. Ubona byarakuvuye hehe rero ko yago yakita noneho uyu mubyeyi umurezi bien kandi nyirubwite ubwabyihakanira uburyo azajyamo hanze yaba Canada nibwo buryo uzamenyamo ibyo warumbaje. Nta kibazo ubwo niba ari cyo gisubizo ubifiteho hanyuma ariko hari akantu wumvishemo. Yego understand. Igihugu mvuzemo hari ikintu wumvamo. Hari ako numvisemo mu bwenge bwanjye ariko njyewe nafitiye fact. Nta kibazo. Hari akantu bavuze ngo bizafecta umwana. Gusa muri showbiz mu Rwanda ibintu by'uburezi bien n'ubuge bireze cyane. Kandi viza ziravunanye. Asante sana. Ndaza kuvuga ibyo kuri ibyo bintu. Oya. Yari projet bize bayize muri 2008 na ba Debeni na ba Kavuyo kuko buriya sinzi niba twari kujyaho byari ngombwa ariko Medina Debeni rikiki abaye manager wabo biba ngombwa ko bagiye muri Amerika na wagiye arabasanga bakora press 1 bubaka ubumwe bw'uko bagomba gukora imiziki bagakora amafaranga birinze za rwasera z'amati kuzitangaza amakuru. Naje navuze undi yagarutse yansubije gutyo gutyo. Urabizi ko bano bajene showbiz yagejeje kubataka bakicecekera. Medahitamo kujya gukizwa. Noneho akijwe yabyahise bihumira umurari byararangiye yaza yivuga ijambo ry'Imana. Kuko no muri comment ayo umuntu uvuga ngo waswatu nazema akaririmba ntaga musubiza namwe akigisha ijambo ry'Imana. Kuri 29 afite igiterane Amen muri Portland. Azabura mu nadire misigaro baza bari kubwiriza abanaririmbe. Rikiki nawe yese akizwa kubera Medi.
ntabwo yewe no kuri nta podcast azakora ijya gusuzanya n'abantu nta nubwo uzamubona ajya kuba ku bya Oda Paccy arimo arategura ubukwe. Ubwo bukwe rero nicyo kibazo nsorezaho. Ubwo bukwe nibwo buryo batsemo kandi nyine kuzageza kandi birakora ni nasawa cyane. Hari abari kuvuga ko ngo naje kubivugaho ngo kubera ko Lick agiye kurongora ati natubwire dushaka imikenyero tumutwerere dutaha ubukwe. Nyine agiye kurongora umukobwa witwa Belle ni Bella ni numuva. Iki kibazo rero ari nacyo kintu bamwe mu bamukurikira bashimye bati ni byiza ko uri umudamu wirwanyeho kabisa. Aho yavuze mu kiganiro cyati ngewe umuntu igeze kuma promise ko azangurira iki telefone ati nyamara kugira ngo ayime yahise avuga ko ngomba kwanza atugomba kwanza ukama niko yavuze. Ariko muhike uwo muziki akabana wawe afite studio nziza iri kurwamo imiziki batatse ruswa z'igitsina nawo telefone ni ikintu kimeneka. Telefone hari umara icyumweru ari Rubavu yaragiye kuyikorera, hari uri gati isukari kugira ngo bamuhe iyo telefone. Urumva rero ibyo bintu byose ntago mbona ko hari na make yazaje ukagenda wishyura gake gake uko Imana yagutije ubushobozi. Ntabwo muri imyidagaduro numva ko umuntu yakarase telefone kubera ko telefone dore kano ga telefone gashobora guhamagara umuntu uri muri Cyprus hano unahamagara umuntu kano nakira amafaranga avuye Canada. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV na Punditsi TV show turabasuhuje aho murereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane. Mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi murabe ingenzi kuri twe twakiriye Punditsi munyarukire no kuri Punditsi TV show. Izina ryenda rikunda kubera rirashimishije kurivuga. Punditsi ngo ni umuntu w'intiti yarya sinzi ngo ni intiti ngo umuntu nyine nguba n'umupunditsi kwa sicyo bivuga nasom by the way. Gasaro bivuga iki? Akantu sha nawe urakumva akantu kabengerana mama inshikiriri kabriya kameze neza pundi umeze neza ariko ndashima Imana ndabona byavuye ibintu namahoro kugeza ubu nyuma yaho sinzi ko bibugenda ubwo gihumeka umwuka w'abazima nuko ibintu ari amahoro. buriya ariko ubundi abantu badahumeka babayeho gute? Sibyo rata hazagize umuntu turabura bazaturabure twumve uko bimeze uko Yesu agira neza. Nta muntu wari wazuka wari wahura nawe wapfuye azuka. Hari uwawe mbyumva mu biganiro ngo napfuye ndazuka ntago mbizi nawe ndahura nawe. Irani script sure nta muntu mwari mwahura se warungutse ku muryango w'urupfu? Nuya mbibona kuri YouTube ngo wagiye kuzima akagaruka. Birani script kuzimuseneye Pundi uyu munsi ikiganiro nshaka ko dukorana mu mibare n'ibimenyetso. Yego. Ikintu cya mbere nifuza ko twaganiraho ni iki ku munsi w'ejo nimba ntibeshye nibwo nabonye Oda Paccy yasohoye ikiganiro. Yego. Ikiganiro ubona ko ari umumama vraiment uvuga pozimo uvuga tuje nyine usubiza ubona ari reka mvuge ngo ari kind cyane kabisa ubona ko aratuje pe nyine ntago ari gusara utuntu twe twose. Ariko nuko yivugishaga iyo bari kumubaza se ko aba ashyushye. I don't know. Ntago urareba ibiganiro by'ahandi. Narakibonye. Nese ubona ari pose. Ndakubajije. Oya mvuze icyejo yakoze. Yagikoze ari pose cyane simbizi wenda impamvu ariko nabonye cyari cyiza uvuga ubona ari mbese pose ubona ikiganiro cyiza ariko ni ikiganiro nusama gifite comment zijyamo 700. Urabona ko abantu ntabwo bakivuzeho rumwe. Bamwe bati kubera iki koko waba waraje kuvuga ibi bintu hashize imyaka 15 gusa ntago ngiye ibyo njya mbyemera nemera ko igihe umuntu yumva yavugira aricyo gihe kuri we. Ikindi bamwe bati kubera iki muri uyu mwandiko wawe waba warazanyemo umusore Yago kandi Yago ibyo byose bijya kuba atarahari. Duhera aho ngaho mbere yuko njya ku bindi bibazo. Ubwo ndahera ku kihese ni birumbajije. Hera kuri icyo cya mbere comment zimwe ziti kubera iki iyo ni
ego wazanye ibi bintu nyuma y'imyaka 10 uvuga ego icya mbere Oda Paccy zino nkuru si ubwa mbere zivuzwe kandi nawe si ubwa mbere zivuze kuko numva yarigeze gukora ikiganiro kuri Isimbi TV avuga ibintu byose birongera biraturika mu itangazamakuru. Hirya y'ibyo za 2014 n'umunani buri mwaka Oda Paccy asanishwa no guterwa inda na Lick. Birasanishwa cyane kuko ntabwo twe twabona Oda Paccy wenda ajya muri Grammy Award ngo azana award turi tuvugaho cyangwa kuri gitaramo ngo amatike ashire turi cyo tuvugaho, tumuvuga nk'umuraperi w'umulegend. None twajya kuri side yo guterwa inda tukagaragaza izo nkuru. Rero we ntekereza neza ko nyuma y'imyaka ntaga azongera kubivuga kuko iyo nasomye igitabo cyanditswe na kaminuza cyitwa n'ubushakashatsi bwitwa Mental Health. Iyo kaminuza yitwa Mental Health Institute MHI, ivuga ko umukobwa watewe inda n'umuntu utamukunda iyo asamye agira depression, noneho niyo agiye kubyara cyangwa se muri faze yo kubyara agira depression, kuko ubundi umuntu utwite umuntu mo hafi wa mbere ni wamutinda n'ababyeyi n'inshuti. Rero ko waba utwite umuntu wagutenda ntakube hafi ni depression. Nuko mu Rwanda tubihunga tukigira abantu bibinya, ariko ni depression rwose ni ibintu abantu bamenyeye cyane ubuvuzi bwo mutwe bo hanze hariya bazi neza, barabizi neza ko ubuzima bwo mu mutwe butagenze neza umuntu agira agenda kabije, agira ihungabana rikabije. So indi stage ni igihe umuntu ari kugenda ava muri bya bihe byo kuba yarabyaye no gukura satira none imyaka y'ubukure. Oda Paccy afite imyaka 34. Imyaka 34 umuntu abakuze bihagije bwo kuba yagira umuryango akubaka urugo cyangwa ntanarugire. Ni amahitamo kuko hari abantu genda nagiye ngana bamwe bati ntago nteganya kuzakora urugo, nzabaho gutya kugeza mpfuye. Ayo ni amahitamo yabo, yewe ntago njya ndwana n'amahitamo y'umuntu kubera ko nagize amahirwe yo kwiga ibintu bijyanye n'imibereho ya muntu. Umuntu abaho bijyanye nuko yahisemo, ntabwo ari uko abantu bamuhitiramo. Uko ko ni kwisite yo kuzagiza umuntu apfuye, keretse umwana uri under age ni wabyo bavuga ngo jya gusenga jya kwiga. Ariko ubutwe ku myaka yacu ibyo nahisemo niko mbaho, nta n'ikindi nta mundi muntu wampindura keretse ari ibintu bigize icyaha. Rero urumva izo faze eshatu yaciyemo, kuko iri yandani ya 2010 muri F2K studio yahoze Imagengo harimo gym. Wowe uruwina urabizi, ntabwo nzi nimba uruwina ariko kari kagiyemo akaradiyo kakaradiyo njya numvira amakuru atarimo amatiku, yego njya numvira muri Imana isaha igeze. Bivuze ngo inda ya 2010 yagiye muri studio F2K studio. Abazi imyidagaduro ya mbere mu myaka 14 abari barabizi. Lick ni muri producer muri region dufite mu Rwanda wabayeho watumye modern music ibaho. Nituvuga The Ben tukavuga Meddy gita umva Lick. The Ben ni umuhanzi dufite wagiye mu gikombe cy'isi 2010, yagiye muri UN convention ya launchinze album amahirwe ya nyuma 2009 Petit Stade ubuzima burahagarara. Yaronshyize album ya 2016 ari muri Belgique ubuzima burahagarara. Yaririmbye mu birori bihambaye, no muhanzi wo muri region ufite amaward mpuzamahanga, yaririmbye muri za One Community Festival kuri uwo mpuzamahanga. Meddy n'umuhanzi ufite witwa Slowly, abantu bose bazi umuziki bayizi. Meddy n'umuhanzi iyo uvuze umuziki nyarwanda bumva Meddy benshi. Bivuga ngo iyo wumvisha abahanzi babiri udushyiraho Tough Gang hip hop ivuguruye amaganya, indirimbo zose zagiye zigira icyo zisobanura ku muziki nyarwanda ni tushe ya Lick. 2010 Lick yari umuproducer ushyushye umeze neza ku buryo umuhanzikazi wese ashobora kuba yamugeraho nawe ashyushye. Byari kuba byoroshye kuba ibyabaye byarabaye, kandi ntago ari ubwa mbere baye si n'ubwa nyuma, ahubwo ikiremwa muntu umujene ushyushye agahura n'umukobwa ushyushye bishobora kuvamo umwana cyangwa se hakavamo n'ibindi. Bitavuze ngo yaramukunze, kuko nshimya ko Oda Paccy avuga ko we atigeze akundana na Lick, kandi Lick nigeze yemera ko yakundana na Lick. Ariko n'utiyemera n'imenyetso ntago Lick yigeze akunda Oda Paccy, kuko Oda Paccy yakoze space aravuga ngo hari yigeze kumusa ko yavana minda. Ntago umuntu mwaryamanye unfortunately akavamo umwana
akakubwira ngo iyo nda wayikuyemo ntago aba ashaka ko ayo mateka azahora agaruka ku izina rye bagira ngo birangire. Ibi ni ibintu bibaho guswapisha, abanyarwanda barabizi, turi kubwira hari ivuga ngo guswapisha, umukobwa ahamagara mugenzi we, none se wandangiye ndajya guswapishiza hese Ngiremera senge, Nyamirambo senge, Gisozi se, akamurangira ahantu baswapisha byihuse. Guswapisha no gukuramo inda bivuze ngo nimba umuntu umwana aryamanye akagezwa bwa ngo iyo nda wayivuyanyemo ntago ashaka kuzajya uhora ugaruka mu mateka ye. Ndagira nk'iyaringa kino kintu rero kuba bigarutse mu myaka 14 Oda Paccy arimo arivura agahinda gakabije, therapy ntabwo yabonye umuganga wo mu mutwe w'umuhanga psychologue umuvura. Ikindi aragira ngo birangire ko nyuma y'ibi ngibi ntabwo Oda Paccy muzongera kubona bivugaho, ariko kuri Lick we nta nari muzogera mubona avuga kuri case ya Oda Paccy mwitangazamakuru n'andi ari hose. Lick akoresha systeme ya Medi yo guceceka na Medi akoresha systeme ya Lick yo guceceka. Lick yabaye umupasiteri yarakijwe kubera Medi, kuko Medi nawe biswakira agakiza. Ntabwo uzabona Lick kuri kamera avuga ngo byagenze gutya, iriya nda byagenze gutya, indezo gutya, umwana ntabwo uzabona Lick avuga uburyo atanasinyiye Oda Paccy ngabone viza yo kujya muri Amerika uriya mwana. Ibyo nabyo izo beef zirari, ariko ntabwo zivuga, ntabwo bose nibazivuga, ariko ntabwo Lick yagombaga gutuma Paccy amusanga muri Amerika ari kumuteza ibibazo n'ubundi ibibazo ari kumuteza hano. Ari kwitegura ubukwe n'umukobwa witwa ni Bella yego, umunyarwandakazi mwiza cyane, bari kwitegura ubukwe. Urumva ntagashaka kugira ura n'izi nkuru. Rero iyo myaka 14 waruvuze ngo kuki biri kugaruka, ahantu hose umuntu ashaka kuba yavugira kugira kiragana kabije arahavugira. Ariko nanone ku bana b'abakobwa badukurikiye barabizi neza uburyo abakobwa basarira ibyamamare, abafite impano zo kwamamara barabizi uburyo umuproducer yagezweho, abantu bose baba mu Rwanda bamwifuza. Rero ntago muri iyo case yavuyemo inda bivuze ngo umuntu aragukunda. We no hitamo kwirwarizana n'ubutware kwa Yeremiya wa mugani ndakwibyara umwana akaba amaze kugira imyaka 14, ariko nkambabazwa n'uriya mwana w'umukobwa wora yisanga muri izi nkuru zuko inda yari kuvamo, yuko yabyawe atewe inda n'umuntu abantu babiri badakundana, yuko iyo nda yabaye imyaka 14 mu maherere. Uwo mwana nawe ari kugira agenda gakabije igihe kimwe ashobora kuzicara akajya ariravuga atari ababyeyi banjye ni kuri abyagenze. Nage nakabije kuri uwo mwana, ariko Oda Paccy ntikiza ko adafite ubundi buryo bwo kutuba mu gihugu kidafite abahanga benshi mu bijyanye na psychology. Nago bahare benshi yaba ari mu bindi bihugu, aba yaragiye akivuza, aba yarakize bikomere bigakira, akaba ari umuntu uraho bisanzwe. Kuko dufite abantu bagiye bajugunya abana ku mihanda bakaba barabaye bikomerezwa, ntabwo twabonye bari kurira ngo giye byagenze gutyo, ahubwo twabonye ari abagabo bakomeye, ari abagore bakomeye. Twebwe rero dufite icyo kibazo muri showbiz, abantu bagira ngo depression yari kandi irahari. Uko ushaka kuvuga ko afite depression y'igikatsi y'igikatsi kanseke ese ubwo ntago wumva ko kuba umuntu yagutera inda akakubwira wayivanyemo akakwihorera kuko ntago agukunda, kuba umuntu mwaryama ntago abantu baryamana n'abandi baba bakundana, tap and go zirakora. Kandi njya mbona benshi bati ntago ari ihame ko uyu ni umuntu yaguteye inda wa mugani nayo yabyuvigiye mu bana. Kuko ntago mukundana. Umusore abana n'umukobwa ari proud ye akunda. Kuko bakubwira ko urugo ngo ari gereza yo mwisi. Ibaze gereza kwifungirwamo n'umuntu udakunda. Ntago bishoboka. Niyo mpamvu nyine ari kwitegura ubukwe n'undi mukobwa mwiza yahisemo. Rero urumva ubwa urumva imyaka 14 irashize. Ntago wumva ko umubyeyi nawe afite agenda gakabije. Ariko kwivura akoresha uburyo bwa therapy yo kuvuga kuri social media, nabwo n'ubundi buryo abahanga mu gihe n'imitekerereze bakoresha, bakubwira ngo niba udafite umuntu ugenda utekereze umuganize, urire aguhoze, umuryame ku biro mu gituza arire, agenda agashira mu mutega amatwi, araza akabivugira hano kuri kamera agakira bikarangira. Nubwo bishobora guteza ibindi bikomere wa mwana abo mutabyumva kimwe, ariko uba wabohotse wakize. Bamwe bati icyo tubona cyo nuko ino saga ngije ngo nyuma yuko ngasohoye indirimbo ngo kugira ngo nayitwikire, bubi ibi bintu bibona guterera atusohoye indirimbo mu mwanya mutoya wisuza noneho kutangiye ngo episode cyane ko yavuze ko izagirwa n'ibice 12. Ikibazo mfite ni kimwe, abantu bari gukwirakwiza cyane iyi saga kurusha gukwirakwiza indirimbo ya Oda Paccy.
njye nicyo kibazo nk'umuntu uba mu myidagaduro w'umunyamakuru mfite. Abantu bari kuganira ku kibazo cy'inda y'imyaka 14 yavuyemo umukobwa w'inkumi mwiza. Indirimbo yitwa Birakureba, nawe ushaka kuyitaho. Nicyo kintu Oda Paccy yagashyizemo imbaraga kugira ngo indirimbo igende igeraho yakageze, kuko ikubiyemo ibi byose. None hari kugenda ibyo bibazo by'inda. Nego icyo kibazo kirahari cyane mu Rwanda. Nk'umuhanzi asohora indirimbo akaransa agaflowinga out kiba isaga cya case ikaba ari yamamara kurusha igihangano, sinzi inyungu bizivamo. Wasomye comment z'ikiganiro yakoze, comment nyinshi ziri kumubwira. Ntabwo nyasoma comment zitari ikiganiro cyanjye. Yego yagiye kuzisoma kubera ko yetse ari ikiraka. Umve nyine impamvu nkuramo ibitekerezo. Ngewe ntabyo. Banza wumve nyine nkubwire. Nkuramo ibitekerezo nka bikaba byanatuma nanjye umutumirwa wanjye hari ibyo namubaza. Ahubwo rero bamwe bati ariko se Paccy ko tuzura umuhanzi wakikoreye umuhanzi ati nawe uje mu matiku nk'aba banyamakuru b'iyi mihanda, bati turakumenyera mu ki? Turakumenyera no mu gisata cyuko ugiye kujya uzuduha ayo matiku y'imihanda, turakumenyera mu buhanzi, bati cyane ko agakwiye gutandukanya ibyo ushyiraho indirimbo ubwo niyo cano yindi. Afite cyane ebyiri se nyine nibyo bamubwiraga ngo bayimenyereye mu muziki, bati none utangiye kujya uduha bamugenera imibereho. Atuduhaho na matiku. N'abantu bashaka kwigira bari mu buzima. Oda Paccy se hari umuntu yagishije inama ajya gukora umuziki 2009 2008 arangije high school, ko yari umukobwa ufite impano icyo gihe yinjira mu muziki birakunda. Ni umurigendi yatinye abakobwa benshi. Niba hari umuntu wakoze hip hop mu Rwanda utemera Oda Paccy yaba yigiza nkana. Ngiye mufata nk'umunyarwandakazi w'umurigendi urenze muri hip hop, nuko ayikoze hip hop akagira isanganya, ntagira abajyanama bamubwira ngo byara usubire mu muziki. Oda Paccy wari umuntu urenze, utegura n'ibitaramo hakuzura, wenda akaba anafite n'amareba akomeye, afite business ya danje arenze, atanakigaruka muri izi nkuru. Ariko ntago yagize abajyanama beza bamubwira uburyo yari kwikavaringa ngo akomeze akore music, nubwo yaba beef nubwo yaba diss, ariko agakora n'indi music, kuko nanone ntago wahora uvuga topic imwe. Rero abo bantu bavuga ngo bazamenyera kuki, bamumenyere ku byabahaye. Hari abakeneye amatiku, hari abakeneye indirimbo cyane rwose, kuko bamugana batabikeneye ntibari no kubireba. N'ikiganiro gifite 40 na hoteli iyo lunch igeze, lunch time bifi biriho amasorori 15. Gahitamo ibyusha. Noneho ngewe mpera kuri potage, hari undi muntu uhera ku ifiriti undi agahera ku nyama. None se icyo gihe twese ntituba turiye? Rero abanyarwanda Oda Paccy by'abagaburira bahitemo ibyo bashaka, bimutegeka iby'abaho ubuzima n'ubwe ni uzipfira. Azipfira ntago azabapfira. Ukabona ni ikihe kintu rero ikiganiro gifite abantu bangaye bakirebye kuri YouTube 40 presque na kimwe. Indirimbo ifite abantu bangaye iminsi ngahe? 9 days ago. Abo ni bo banyarwanda nyine. Abanyarwanda nyine bakunda amatiku. None se indirimbo kimwe mu masa 20. None se indirimbo ko bayihoreye? Ndabizi. Nsubiza. Simbizi. Okay, abo ni abanyarwanda nyine. Neza arabaguhishe. Murebe indirimbo ya Oda Paccy nziza cyane twabyo Birakureba, ifite ni beef ni ya hip hop ya beef. Hip hop ya beef yahozeho kuva kera na kare. Abo nibo banyarwanda nyine. None se twavuga ngo abanditse zo comment barumbaje kuki si indirimbo batari kwisapotinga ngo igero yakageze, kuki batari kuyitaho? Kuki bari kureba ayo matiku bakabiba kumantaho cyane se? Abo nibo banyarwanda nyine. Abandi bati kubera iki Yago none hari kwa involved muri ibi bintu, ati aho ubona ko na Yago nawe yaraje amubwira ati kuri yagucire biraruje, ukabona noneho bisa naho mu kibazo cya Lick na Paccy noneho haza kuzamo Yago uri kwa involved muri ibi bintu. Yago ntiyagombaga kuza mu kibazo cy'imyaka 14. Ariho abantu bari kumubwira bati Oda Paccy watwibwira ibyo na Lick Yago noneho ko mugiye gufatana mu mashati kandi mujya kuba mwakora icyo gikorwa atarahari muri gufi iki nk'abantu bakuru mwaretse. Nese icyo gihe ko yari icyo gihe ko atari mu myidagaduro, ko yari mu mashuri yisumbuye batari primaire, ubwo yari nko mu yisumbuye wenda nta hantu yakaba yahuzwa n'iki kibazo, kubera ko
Lick umubano wa Lick na Yago ushingiye ku bintu bibiri. Ni wamugaruriye YouTube ica n'igihe yari yaribwe na wa musore wamukoreraga umwe urubanza rwagaragaje rwahamije icyaha. Ari Breeze. Lick ni wagaruriye iracana. Icya kabiri Lick niwe ushutinga indirimbo akanakora audio ya za Yago. Ziriya ndirimbo ziri gusohoka nyinshi ni Lick uzikora audio video. Ibyo urumva ni business. Yego. Ariko urumva none akaba ari kumukontorera YouTube. YouTube urabizi neza itazi kwikoresha ushaka umuntu gukoreshereza. Yego. Uwo muntu ntago agomba kuzira ibibazo byabaye muri 2010 Yago ari mu mashuri yisumbuye ntiyari ahari. Bajya guhura kuri F2K abandi bahanzi bakagenda. Rimwe kabiri gatatu tukakubona amahiti iyo ndikajyamo Yago ntiyari ahari. Ntago agomba we kubizamo kuko aha ni one on one. Aha ni Lick na Oda Paccy. Nanone impamvu Yago yakayimbona adakaba yabizamo nuko kuba Lick adasubiza Oda Paccy ntago yagari wakabaye b'igitambo ngabari uza muri bibi ano matiko yakatatse Lick kuzagiza mwihoreye nabakamwihora bikarangira tugashingura dossier buryo mu nkiko twe dushingura amadossier twe tumireye imanza mu nkiko hari gihe dushingura dossier hari gihe abantu burana babura tugashingura urubanza hari abantu bacika ubutabera namureke nareke Yago ko Yago urumva nakubwiye icyo Lick akorana na Yago nahuriye rero ni kubera iki wumva mwita sebuja ati oya ntaga ninde witundi sebuja Paccy ninde sebuja wundi aravuga ati njyewe icyo ati ubu ngubu ndi kuvugana na boss wawe oya ntaga ari bye urumva none reka nkoresha imwe n'imenyetso Yago wavuga ko Lick ngo ari boss we ati ubu ndi kuvugana na boss wawe ati rero naze aze kuri kamera oya urumva imyidagaduro nkora ngira amahirwe yo kuba ntagira amarangamutima cyangwa ahantu mbogamira ntabwo Lick ari boss wa Yago. Lick nakubwira ko yahuye na Yago yahuye na wamuzanira cano yari yagize ikibazo ako nakazi yaragakoza nayi mushinga kuri managingira ako nakazi aka kabiri akorodiyo akorana video y'indirimbo ziwe nta hantu numva rero harimo icyo kuvuga ngo umwe ni boss wundi cyane shebuja wundi. Icya gatatu akaba ari n'inshuti yamubere n'inshuti ndumva ari ibyo. Niyo muntu kambe shati y'imfungwa yabaye kameza twikaye nasoje kamanza ni amareza Sony Education banza ushaka ikibazo cya kabiri manza nicyo giye kukubaza ndashaka buretse manza none abantu kujya kwiga hanze abantu bari kuzira ko batize abantu bari kuzira ko batize ndakwinginze abantu bari kuzira ko batize Sony Education naga abantu bari kwiga sibyo muri Sony Education dufite scholarship 100 zo mu Bushinwa dufite visa dufite visiting visa dufite tikezi indege dufite scholarship Singapore South Korea Germany n'ahandi. Social media ni Sony Education ihamagara 07855488 07881682 mu Bushinwa. Ababyeyi bose ndabinginze muzana abana bajye kwiga n'ubuntu uburya ukaryama nago wishyura amafaranga y'ishuri ahubwo uriga ukaba wanashakirwa akazi. Mu Bushinwa dufite office nakamenyetso ko guteranya 86 15 Sony Education ukweli times.com bahati boss naimba musuhuza ndi kwandikira kuri ukweli times.com imyidagaduro politike nkuri z'imikino ubusesenguzi ukweli times.com ndumva ibintu ari uko nkuko bimeze. Ikibazo cya kabiri cyabwa gute icyo nenge kukubaza usigiye kimwe n'ubutambaro uzamenye ko nagiye Imana ibikore pe Imana ibikore byakabaye byiza cyane unagiye nkajya he nkunda ngewe y'umuntu inshuti yanjye ateye imbere shaka kongera banzi ko aho ushaka banzi yuko nanjye nzatera imbere iterambere ry'inshuti yawe nawe ubu uzatera imbere ndetse n'imvinyambere nkajya Sonatube ubwo nzabangiye gutera imbere Jovuga ibyo waruvuza aho uzajya mureza nane se so kugenda simuvamo yo icyo ndi kuvuga va evi ndi kuvuga ngo ubona biterwa n'iki noneho ko uyu munsi wa mugani Oda Paccy yanavuze ko atigeze avuga Yago ubona biterwa n'iki ko Yago yaje kumusubiza ati Paccy cira birarura ati kuri Yago cira birarura ndetse hanavuga ati mfite voice yawe biki Paccy yabisona ati ngewe nambwiye ko mbese yanyenspira ubona none byaratewe n'iki kandi Paccy avuga ati sinigeze nkuvuga ngo ntigeze amuvuga mu ndirimbo arimo
oya ikiganiro ko ikora be yaramuvuze yaramuvuze avuga izina yego ahubwo ari ukuntu umuntu akora ikiganiro kizimije ariko umuntu akiyumva yaramweruye ariko nibyo ko yagone nacyo yavuze hati ukicarana na runaka warangiza mukamvuga gutya na gutya jya wibuka ndabyibutse ati jya wibuka hanyuma akandi kantu rero gatangaje ati uburezi bien bikineye ikipaza ati njye sindi umurezi bien ubona byarakuvuye hehe rero ko yago yakita noneho uyu mubyeyi umurezi bien kandi nyiri ubwite ubwabyihakanira bamwe bati nyamara ati hari ubwo yagavuga ibintu afite ibimenyetso abandi bati biba yari ugusebanya ko byabigize icyaha wo bibona gute nka Punditi Oda Paccy ari mu nzira zo kujya hanze namara no gukora ino album ashaka gukora azahita ajya hanze buryo azajyamo hanze nibwo muzamenya ibyo by'uburezi bien ubwo ntabwo ndi bujye muri details zabyo ugize ngo abo tubwira babyumvishe wowe uraza kukireba ikiganiro iyo ni imibare n'ibimenyetso wowe uraza kureba ikiganiro si ngombwa ko usobanukirwa ibintu ndi kukubwira twicaranye ushaka no kubyumva myaka 5 narapfuye biremewe turacyakeneye mu ndimo ndakubwira uburyo azajyamo hanze yaba Canada nibwo buryo uzamenyamo ibyo warumbajije nta kibazo ubwo niba icyo gisubizo ubifiteho hanyuma ariko hari akantu wumvishemo yego understand igihugu mvuzemo hari ikintu wumvamo hari ako numvisemo mu bwenge bwanjye ariko njyewe nafitiye fact nta kibazo hari akantu bavuze ngo bizafekta umwana gusa muri showbiz mu Rwanda ibintu by'uburezi bien n'ubuge bireze cyane kandi viza ziravunanye asante sana Punditi reka katsoze ngoza ikibazo cya nyuma tutahe watubwiye ko ngo Lick atajya asubiza yari igihe bishobora ko cyane ko Paccy avuga ko agiye gukora episode 10 I think so nimwe ubwo zisigaye cyo 12 sorry mu byo yavuze mu kiganiro yakoze urabona bidashobora kuzageraho Lick we ubwe wamugana zakicara kuri kamera agasubiza Lick yo ari kuvuga uti reka Lick ntago principe ye nuko atajya asubiza Lick yubatse muri system ya Meddy na Meddy yubatse muri system ya Lick Meddy bigeze gukora inkuru bavuga ngo umugore aramukubita ugeze ubona Meddy aza kuvuga ibyo kuri ibyo bintu oya yari projet bize bayize muri 2008 na ba Debeni na ba Kavuyo kuko buriya sinzi niba twari kubijyaho byari ngombwa ariko Meddy na Debeni Lick yabaye manager wabo biba ngombwa ko bagiye muri Amerika na wagiye arabasanga bakora Press 1 bubaka ubumwe bw'uko bagomba gukora imiziki bagakora amafaranga birinze za rwasira z'amatiku zitangaza amakuru naje navuze undi yagarutse yansubije gutyo gutyo urabizi ko bano bajene showbiz yagejeje kubataka bakicecekera Meddy ahitamo kujya gukizwa noneho akijwe yabyahise bihumira umurari byararangiye yaza yivuga ijambo ry'Imana kuko no muri comment umuntu uvuga ngo waswatu nazema akaririmba ntaga amusubiza namwe akigisha ijambo ry'Imana kuri 29 afite igiterane email muri Portland azaburamo na Adrien Misigaro baza bari kubwiriza abanaririmbe Lick nawe yese akizwa kubera Meddy ntago yewe no kuri nta podcast azakora ijya gusuzanya n'abantu nta nubwo uzamona ajya kuba kuntu bya Oda Paccy arimo arategura ubukwe ubwo bukwe rero nicyo kibazo nsorezaho ubwo bukwe nibwo buryo batsemo kandi nyine kuzageza kandi birakora binasawa cyane hari abari kuvuga ko ngo naje kubivugaho ngo kubera ko Lick agiye kurongora ati natubwire dushaka imikenyero tumutwerere dutaha ubukwe nyine agiye kurongora umukobwa witwa Bere ni Bera ni umuvandimwe w'umugore wa Mutabazi Apotre Mutabazi wahe uriya watandukanye n'umugore we n'umuvandimwe umugore wa Lick bafitanye isano bafitanye isano kandi bana nabyanditse kumbi okay reka ndebe hano nabyanditse hano nabyanditse ayo makuru ni mashya gwanje Pundi
indi byo ahubwo Rikiriki ni musaza wa madamu wa Mutabazi ariko Mutabazi umugore bamaze gutandukana nyine. Rikiriki ni musaza w'umugore wa Mutabazi. Yego. Munda. Musaza subwo si Kinyarwanda musaza wanjye. Oya musaza wawe. Biri direct ya nigiye abamama babavukana. Ni musaza ubwo ibyo bintu by'amadetail twe kubijyamo. Okay. Ni musaza. Yego. Ubwo rero umukobwa azashaka baje kura kuri social media zanjye namupostinze. Yego ariho rwose. Ikiza ko abantu batari banamuzi. Yitwa Bella mwiza cyane. Ariko u Rwanda rurabyara. No mu diaspora ntabwo mbizi. Ibyo ntabwo mbizi tuzatureba ibyo ari byo nyuma. Tuzabikurikirana. Twishakira imyenda y'ubukwe. Buzabera mu Rwanda. Yego. Ariko buzatumirwamo mbarwa abo zereye. Azaba ari ugusikana invitation ari n'umutekano ukajijwe. Nayo ibyo kuvuga udapasi byanze bikunze we nakora umuziki ubundi ahite yigendera. Nta kibazo siko ntacyo atakoze. Iki kibazo rero ari nacyo kintu bamwe mu bamukurikira bashimye bati ni byiza ko uri umudamu wirwanyeho kabisa. Aho yavuze mu kiganiro cyati ngewe umuntu igeze kuma promise ko azangurira iki telefone atanyamara kugira ngo ayime yahise avuga ko ngomba kubanza atugomba kubanza ukama niko yavuze. Ariko umuhike ubwo ni ruswa y'igitsina reka tuvuge gutyo kugira ngo nawe amuha iki telefone pasa rangira ariko do yagize ati ubu ndayifite iPhone 15 ati ndagura 16 ati nyiguriye ngewe njenyine. Abantu bati rwose pasi ati uri umudamu wirwanyeho ati ntukemera agasuzuguro k'umuntu wamuha ubuzima bwawe kugira ngo nawe hagire ikindi aguha. Ngiye ntago nemera kondisiyo yo kuvuga ngo umukobwa araguha sex nawe ugira ibyo umuha mutakundanye cyangwa watabishaka. Ibyo byo gisinjya mbyemera nemera ko nyine abantu ikikorwa cyo kukimana mpuzabitsina bakaye bacyumvikanyo cyangwa se bose kibagira umumaro kuko ntago kigira umumaro umuhungu umugabo kigira umumaro abose yo babyumvikanyeho. Nuko mbyemera kujyanye n'imana mpuzabitsina. Naho kuri telefone kuvuga ngo uragaragaza telefone kuri kamera ya 15 byakaye byiza tweretse udufutege twiduka ricuruza telefone kubwanjye ufite iduka ryazo aho waba uri intwari. Naho telefone tuzi uburyo mu Rwanda telefone bashiki bacu bazibonamo. Ikindi urebye ntago wavuga ngo telefone ni ikintu wakerekana ugiye gushaka visa. Ntabwo ari fixed asset, si ikibanza, si inzu, si ubutaka ahantu, si uruganda. Nibura iyo ugiye kudepoza ushaka kujya gutembera mu Bwongereza bakubaza ufite $60,000 kuri konte, ufite inzu kwirebero, ufite ikibanza ahantu, ufite ifama ahantu. Ntago nanone ku myaka ya udapasi yakabaye akerekana telefone kuri kamera nka achievement kuko ni legend. Abanyarwanda bose baramweme baramukunda. Yakaba yerekana abantu yafashije kubona akazi, abakobwa yenspi bakaba kano kanya ameze neza. Studio yashinze ikaba iri gucuranga imiziki noneho wa muntu wari kuba yamukorera umuziki akaba nawe afite studio nziza iri kurwamo imiziki batatse ruswa z'igitsina. Naho telefone ni ikintu kimeneka. Telefone hari umara icyumweru ari Rubavu yaragiye kuyikorera, hari uri gati isukari kugira ngo bamuhe iyo telefone. Urumva rero ibyo bintu byose ntago mbona ko hari na make yazaje ukagenda wishyira gake gake uko Imana yagutije ubushobozi. Ntabwo muri imyidagaduro numva ko umuntu yakarase telefone kubera ko telefone dore kano ga telefone gashobora guhamagara umuntu uri muri Cyprus. Kano Cyprus hano unahamagara umuntu kano nakira amafaranga avuye Canada. Ariko subungu ndwaye kano kamvuza. Ariko urwaye 15 ushaka kuvuza. Saba ntari hari igihe buri uyiha. Iyo bari ibintu bigoye ku muntu ntago bashyiramo telefone. Bashyiramo inzu, bashyiramo imodoka, bashyiramo ikintu cy'agaciro nicyo kibanza. Ushaka kubwira umuntu ufashe ino kibanza $20,000 dore gifite agaciro ka $50 ni nyiranza yagusa cyo uzakijyana. Izo manza izo ndi gukwicana cyane z'umuntu wafashe ibanza muri Belgique arimo arivuza nyuma
birangira babitwaye ibyo bibanza kuko yarabasinyiye bose, ariko ntabwo wabwira umuntu ngo fata ino telefone yimwe iyo telefone amaze kuva mu iduka muri box yayo ibitakaje agaciro kimwe cya kabiri cyayo. Ntabwo wabwira umuntu ukeneye kujya gufurayinga muri Toronto ngo noneho ufashe ino phone ngo umpa amafaranga. Hoya, biratandukanye cyane, nyine twakagize mind ra advance cyane mu bijyanye na asset. Abandi bageze kubwo kurata amaferari. Amahoro Broski, Imana iguha umugisha punditsi mu busesenguzi bwawe, kandi rwose courage, turagushimiye kuri uyu mwanya mutoya uduhaye ariko uvugiwemo byinshi by'ingenzi, uvuze nk'umusesenguzi nyine nk'umupunditsi. Urakoze cyane. Hasta la vista. Gasaro TV.